Sprint rally ya Musha niyo yari race ya mbere rero muri race enye zigomba kugira shampiyona y'u Rwanda ya 2025. Niho twari twagiye kuri wa gatandatu tariki 3 z'ukwa gatanu mu gitondo kabisa. Niho twari twazindukiye tujya kureba imodoka zifatwa nk'arizo ziruka cyazihuta cyane kurusha izindi mu rw'imisozi igihumbi. Uti rero ubundi rero ukuntu ibintu byari bipanze iyi sprint race yarari, of course mu Rwanda hari aba drivers benshi ba muri rally, ariko ahangaha hari habashije kuregisteringa aba drivers bagera muri 11. ubwo nama modoka 11 yari yashoboye kwiyandikisha, of course, ariko nyine siko yose yagiye aza. Hari iyi ngiyi ya Semana wari wandikije Peugeot 2006 GT, hari Hakizimana wari uri kumwe na Ishkevin, nabo bari bafite Peugeot uyo ni 196. Hakaza uwo bita Rutabingwa wari wandikije Peugeot nayo 196. Hakaza uwo bita Samba, ariko ubwo abo batatu nabo muri nabo naba racinga mu byo bita two wheels. Abo rero bo muri two wheels na bafite imodoka zikurura inyuma. Hakaza abo muri za Subaru noneho ba racingaga mu cyiciro cya 4-wheel drive. Ubwo rero harimo aba Basamba, harimo ba Mugiraneza, ba Sekamana, abantu benshi cyane. Ubundi zari imodoka 6 zari busiganwe mu byo bita 4-wheel drives, ariko byaje kurangira 5 arizo zibonetse, harimo yingi ya Dolphe na Regis bari batwaye Impreza N10. hakazamo iya Bagakwaya nabo batwaraga Subaru. Hakazamo Yusekamana watwaraga G6. hakazamo ni ya Rutabingwa. Nyuma yaho rero twaje kuvayo tubanza kujya kwibuka bazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 imusha, aho abashoferi bose na staff za Rwanda Automobile Club bose bari bariyo n'ubuyobozi bw'akarere ka Rwamagana. Uwo mureba ni Meya Abdara w'akarere ka Rwamagana. Ngaba abashoferi nyine babanza kujya kunamira, hanyuma tutatumanuka mu isiganwa direct. Umuntu habanzaga buri imodoka yaba Ishkevin, bari bafite n'abafana benshi. Tumanuka mu isiganwa aho bavaga aho bita Musha, bakagenda bagaca Inzige, aho bita Inzige, bagakomeza ahantu mu murenge wa Karenge ahantu bita mu Bicaca. Niho hari point ya nyuma yo kurangirizaho. Bagomba kujyayo inshuro byibuze 3 bakagaruka izindi 2. Niko byagendaga. Abantu bamwe ntago barangije isiganwa nyine muri racing bibaha ama DNF bagomba kubaho. Harimo abo imodoka zipfiraho hagati mu nzira, nko bita Semana papa wa Ishkevin waracingaga muri 2-wheel drive, yagezemo hagati bateri ramutenguha. Harimo abo bita Bagakwaya baje kugira accident, imodoka yabo buraferi renga umuhanda ntibasoza. Harimo ababo inuza imodoka yabo iki cyageza kireguka kivaho gikubita no kuri windshield, ariko ntiyakwangirika cyane. Naje no kubafasha gusubiza ibi bintu. Barambwa ati gwino dufashe, bari bageza ndonda kamerera ndagenda bafasha kugisubizaho. Kandi ubwo iyo babimenye bari bahane. Nyuma yaho rero umuhango wo gutanga ibikombe, dore ngibyo byari byahageze. Umushoferi wa mbere, umugore wa mbere, bose hano abantu bagombaga gufata ibihembo bakoreye, ariko ibihembo iby'ingenzi byatwawe n'abantu babiri. Harimo uwo bita Jacques wari ufite umwungiriza we bita Ishkevin, batwaye igikombe cy'imodoka zitwara zikura amapine 2 yonyine bita 4-wheel drive. Jacques na Ishkevin nibo baje kuba bagitsindira kabisa. Hanyuma uwo bita Kariminya Queen ni watwaye na shampiyona ya mbere mu Rwanda, watwaye iyo race kuko yaje gutwara 4-wheel drive ariyo y'abantu b'abakongwe, ndetse baza no kuma igihembo
nk'umugore wa mbere witwaye neza. Of course niwe mugore wari witwaye neza ariko ni nawe mu driver muri rusange wari witwaye neza. Iyo ngiyo rero ni uko nguko sprint rally yaje kuba igenda ya musha kabisa. Ubwo rero hazahita hakurikiraho ngiyo bita mountain gorilla rally mu kwa karindwi, niho tuzongera guhurira abantu bakunda ibintu bya rally. Okay, tunashimira cyane abantu muri Rwanda Automobile Club badufashije, abantu baduha ibikenerwa byose kugira ngo dukavaringa iyo nkuru byose kabisa, amatransport, ibintu byose baduha uburyo, ama access ku bantu hose. Turabashimira muri abantu b'abagabo cyane.